dusangire ubuzima. Mu buzima bwacu nta muntu wishimira kwitwa umunyamagambo kandi nta n'ukunda kuvuga uko atari. Uzasanga ibiganiro byinshi bivuga ku bantu. Hari abo tuvuga kuko bazwi ari ibyamamare, tukavuga ibyo bakora, tukavuga ibyo tuzi, rimwe na rimwe tukongeramo umunyu kugira ngo ibiganiro biryohe. Iyo hari udukebuye ko atari byiza kuvuga ku bantu, hari igihe bitworohera guhindura ikiganiro, ariko harimo n'abakomeza rwose kandi bishimye kuko ngo akariho karavugwa. Dushingiye ku ihame rituma habaho imibanire myiza, rivuga ko ibyo wifuza ko abandi bakugirira ari byo nawe bakorera, dushobora gusanga hari igihe byaturenzeho kandi tutabigambiriye, ahubwo ari uko tutafashe ingamba zikwiriye zo kutaba mu mubare w'abasebya abandi. Icyo naje kwiga ni uko abantu bishobora kunyorohera kuvuga, gushyushya inkuru zabo ndetse no kujora imikorere yabo ntitaye ku ngaruka byabagiraho, ni abantu ntakunda mu buryo buhagije. Iyo mu mitekerereze yacu, conscience yacu, twifuza kutaba abantu basebanya, usanga umuntu agerageza kwirinda mu byo avuga, cyane cyane iyo uzi ko abantu muri kumwe bashobora gutanga ayo magambo, maze ugasanga uwo wavugaga birabateranyije. Ariko kandi hari igihe bitunanira tugashaka impamvu turi kubavuga kugira ngo twivaneho icyaha. Nabonye ko umuntu ukunda utamuvuga. Ntiwishimira ko abandi bamuvuga. Wumva warinda ubusugire bwe. Ntushobora kumubwira uwo ari we wese, kandi nta nubwo ushaka kumujora ndetse no kugaragaza intege nke ze. Uba wumva wamusobanura. Kuko umuntu ukunda birakorohera kumwifuriza ibyiza. Iyo wavuze umuntu ukunda ntabwo biguha amahoro. Ndetse niyo wamuganira wumva ntacyo bitwaye, hari igihe ugeraho ukumva umutimanama wawe ntabwo uguhaye amahoro, bityo bikakorohera kuba wabireka. Ariko niyo umuvuze, umuvuga amagambo atamushyiraho icyasha. Umuntu ukunda usanze bamuvuga ntabwo bikorohera kongeramo umunyu ngo ikiganiro gikomeze kiryohe. Ndetse niyo byakubayeho, iyo ugeze igihe cyo kwisuzuma, usanga nta mahoro biguha, ahubwo bikagutera isoni. Amagambo akenshi arasebanya ndetse agateranya. Iyo wifuza kuba umuntu w'umumaro, ntabwo wifuza ko mu buhamya abantu bagutangira bongeraho kuri umunyamagambo cyangwa kusebanya. Burya iyo uvuze umuntu nabi, hari igihe bituma ariko n'abandi bamufata, ugasanga uramwangiririje. Kubyirinda neza ni ukwirinda kuvuga abantu ukunda, ukiga kubarinda. Igihe wumva utangiye kubavuga, ukareba niba ibyo bavuga bifite umumaro, wasanga nta mumaro bifite ukicecekera. Ku bandi bantu mudafitanye umubano wihariye, baba ari abazwi cyangwa se ibyamamare, ni byiza ko wibaza niba ibyo ugiye kuvuga hari icyo byungura ababyumva, maze ugakoresha rya hame rivuga ngo icyo ntifuza kugirirwa singikorera abandi, kuko burya icyo umuntu abiba nicyo asarura. Tutahe cyane.